Ikibatsi cy'urukundo cyongeye kwaka nyuma y'imyaka 3 Safi Madiba na Parfine badacana uwaka. Abahanga bagira bati akaryoheye itama gatuma umutima urehareha. Yego nibyo kuko abenshi bagorwa no kuzinukwa umuntu babanye, ndetse niyo bibayeho bibaho gake cyane. Umuhanzi Safi Madiba nyuma yo gutandukana na Niyonizeye Judith yerekanye ko gikunda cyane uwo bahoze mu munyenga w'urukundo uzwi nka Parfine. Safi Madiba ni umugabo wamaze gutandukana n'umugore we babanaga byemewe uzwi ku mazina ya Niyonizeye Judith, gusa aherutse kubitera utwatsi mu kiganiro aherutse kugirana n'abanyamakuru. Abantu benshi babonye ubukwe bwa Safi na Judith bavugaga ko batazarambana, cyane ko batigeze bakundana bizwi kuko byari nk'ibanga. Nyuma yo kubana, amakuru yakomeje gucicikana anashimangira ko Safi Madiba akurikiye Judith kubw'imitungo y'ifaranga nta rukundo ku mutima mufitiye. Safi akimara gusezerana na Judith yakomeje kuba ubuzima bwa gisore hano mu mujyi wa Kigali, nanerekane ko yishimiye umugore we ngo abe yamushyira ku mbuga nkoranyambaga kenshi bari kumwe nk'uko abandi babikora, byatumaga bamwe bavuga ko atamwishimira cyane by'agahebuzo 100%. Uyu muhanzi abarizwaga muri Urban Boys ubu akora umuziki ku giti cye, ari kubarizwa mu gihugu cya Canada ari nari gukorera umuziki we, naho wari umugore we Judith nawe bari mu Rwanda mu bikorwa byo gukina filime. Muri iyi minsi Safi Madiba ashobora kuba ari gukundana na Parfine nyuma y'imyaka 3 kuko urugendo rw'urukundo rwabo ruhera muri 2015 ubwo uyu mukobwa Parfine avaga mu gihugu cy'Ubusuwisi agafungira feri i Kigali, aho Safi Madiba yari aje kumusura. Baryohewe n'urukundo karava, inkuru zirandikwa, amafoto aracicikana, ntabwo byabahiriye ku buryo babana nk'umugabo n'umugore kuko Parfine ashinjaga Safi Madiba ubushurashuzi, ubusambanyi no gukunda iby'isi birimo ifaranga riva imahanga muri diaspora, niko gutandukana nabi cyane baterana amagambo mabi no kurebana y'ingwe, umwe akomeza ubuzima bwe n'undi bigenda uko. Ariko ka gatima n'akarimi kari gaseka ubuki kumva kakomeza, hakomeje kumvikana urunturuntu rw'ikibatsi cy'urukundo hagati ya Safi Madiba na Parfine. Ubwo uyu mukobwa Parfine yagiraga isabukuru y'amavuko, Safi Madiba yabaye wa mbere mu kumwifuriza umunsi mwiza w'amavuko agira ati isabukuru nziza mwamikazi utatse zahabu. Abantu batandukanye babonye ubu butumwa bwa Safi Madiba bibaje niba agikunda Parfine cyangwa niba abakurikiye amafaranga koko. Ku rukuta rwa Instagram Safi akifuriza Parfine umunsi w'amavuko mwiza, witwa Kayihura yagize ati ndabona ibintu bigiye gucamo rwose. Undi ati umutipe yikundira Cyecuru nazakanyujijeho zimuha ikofi ibindi ntimubimukoze. Naho uwitwa Pius 250 nawe akomeza agira ati nibyo koko ngo aho yanyuze nihaca urwango. This is Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5/5 mwibutsa ko nandi bakora amakuru meza kandi yizewe atari kuri YouTube channel yacu Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5/5.